nibyo birashimangiwe kuri tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 ubwo tugarutse muri studio rero tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza izi saha cyangwa se kugeza magingo yangaya muri amasaha ya kare cyane. Uyu munsi rero amakuru akaba atugeraho avuga yuko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye kugaragaza ibikorwa byo kwitegura guhangana n'umutwe wa 23 muri imwe mu mijyi izi nyeshyamba zagiye zigarurira. Amakuru akavuga ko ubu nyuma y'ifatwa rya Uvira ndetse no gushimangira imyanya irimo Puezero Minembwe nani mu duce tugiye dutandukanye, ubu amakuru avuga ko nta kindi gice gikurikiyeho usibye ifatwa rya Kamanyora ndetse n'umujyi wa Bukavu. Bati Kamanyora ni nko kwinyuguza, ibi kandi birashingirwa kuki kubera ko ingabo z'Ubufaransa zamaze kurenga Crimea zirimo ziramanuka zerekeza Uvira. Amakuru kandi akavuga ko abarimo Tanzania, FDN b'igisirikare cy'u Burundi ndetse wongereho kandi nanone na Hibu Special Force, wongereho unit ya Elephant Inzovu, kandi ni unit y'Inzovu rwose FARDC. Abangaba ngo bagiye kwinjira kuri front line barasa ku buryo budasanzwe abo mu mutwe wa 23. Twirwaneho Android, Gumino Red Tabara ndetse na M23 baraza kubasha kwikura imbere y'izi ntare za saze zari amavubi z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unyemere tubigarukeho turebe rero n'imyanya ikomeje kurinda iberamo imirwano ndetse n'uburyo ki aba basore bakomeje kuza hano ku mirongo imbere ku rugamba. Ibyo rero ni bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho, ariko icyo usabwa gusa nuko uba waramaze gukanda subscribe cyangwa se bizwi nka sabone abari mu rurimi rw'igifaransa, nuko waramaze gukanda rwose hano kuri Region Info mu by'ukuri ako gabuto gatukura. Kugeza uyu munsi mu gihe bivugwa kandi bikemezwa ko abarimo abacancuro bamaze kumanuka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkaho bidahagije hagaragaye izindi mpamvu zerekana kandi zikagaragaza mu by'ukuri ugutsindwa gukomeye cyane ku ruhande rwa M23. Ibyo rero uraza kwibaza ngo birakorwa gute cyangwa se bihagaze bite? Amakuru aravuga ko mu by'ukuri abasirikari bagera ku 1000 aribo bateraniye muri Kivu y'Amajyepfo bategereje kwerekeza muri ibi bice bya Kamanyora, Fungi ndetse ukambuka ukagera Nyangezi ugakubitiraho bita Bukavu. Ni ukubera ko abaturage bari mu mujyi wa Bukavu kandi bakomeje gusaba banahatiriza cyane ingabo za leta kuza muri iyi myanya. Ibi biraza byongera kukuba uduce turimo mu by'ukuri Mwenga ndetse na Walungu tumaze iminsi dusatirirwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, naho kandi umutekano wa Uvira ukaba nawo waramaze gushimangirwa. Kamemo MONUSCO igiye kwerekeza hariya muri Uvira ikorana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, noneho agahu karabagahuye n'umunyutsi ati se kubwize impamvu cyangwa se uraza kumaza ati kubera iki uvuze gutyo? Kubera yuko kugeza uyu munsi aba basore nibaba bamaze kugera neza indani rwagati mu by'ukuri muri Uvira, M23 iraza guhita isezererwa ndetse igitekerezo cyo kumva ko bashaka no kuzasubirana mu by'ukuri uyu mujyi wa Uvira cyo kiraza kuba cyamaze kurangira tayari. Ibi biraza gusiga iki cyangwa se biraza kugira izengaruka nziza kuri FARDC? Biraza kuba amahirwe none yo kurushaho kwa advancinga mu bindi bice cyangwa se kwataka mu bindi bice byose bashakaga kuba bageramo, kubera yuko kugeza uyu munsi cyangwa kugeza kuri isaha biraza kuba bigaragaza cyangwa se byerekana ishusho yuko mu by'ukuri babashije kuba babona umutekano wabo hano muri ibi bice. Biravuga ko kandi muri ba basirikare 7500 baherutse kwerezwa ku rugamba harimo abasore batangiye gucakirwa, kabisa. Ngira ngo turaza gufata iyi foto tuyishyire muri groupe yacu ya WhatsApp ya bamwe mu bakomeje kugenda bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kabisa. Hari abari kugenda bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, abo ngabo ne bamwe mu barwanya umutwe twaje 23. Ifoto
ya bamwe mu bakomeje kugenda bafatwa turimo turayirungika muri groupe yacu ya WhatsApp, uraza rero kunyarukiramo urebe mu by'ukuri aba bari gufatwa. Aba rero bakaba bakomeje kugenda batangaza byinshi cyangwa se bagira ibyo batangaza ku ifatwa ryabo. Gusa umutwe wa 13 murabizi kugenda uvuga ko nta barwanyi baho bagifatirwa ku rugamba cyangwa se bigeze bafatirwa ku rugamba, ati ibyo bitigeze bibaho, ariko nyamara abafatwa baragaragara, abamanika amaboko nabo bakagaragara mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se muri iyi myanya nkuko bigenda bigaragazwa cyangwa se bivugwa umunsi ku wundi. Barimo bafatirwa rero ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muri amakuru rero unyemerere turebe uduce tukomeje kugenda tuvugwamo imirwano rero wa muntu we itanarushye kandi cyangwa se imirwano ikomeye cyane. Turahera rero ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi amakuru avuga ko aho bita Mushuba, aho bita Kahwera, Runingu, aho hose FARDC mu by'ukuri yaje kuhagaba ibitero bikomeye cyane, aho ibi bitero biri kugabwa muri utu duce tuvuzwe haraguru bigamije gushyira igitutu mu by'ukuri ku nyeshyamba za 23 kugira ngo zitongera kugira imyanya zigarurira mu bice birimo twirwane no 23. Niho ibice bikomeje kugenda bigabwa. 23 yari yagaragaje ubushake bwo kongera kwigarura Puezero, ndetse ngira ngo mwagiye mwumva n'amakuru avuga ko ngo utu duce twaba twafashwe, ariko ibyo byaranze birananirana. Ubu gahunda ihari, menya ko abasore kugeza kuri ubu ngubu barimo bashaka kwerekeza muri utu duce twose twa Karingi, Bidegu ya mbere, Bidegu ya kabiri, Katavi, Irundu, ndetse tayari no guhita binjira muri Minembwe Centre. Minembwe Centre rero ngira ngo murabizi ko ku munsi w'ejo abasore barimo gutangaza ko bayifashe. Ubwo ntabwo wambwira ukuntu Minembwe Centre abasore bamaze kwigeramo, hanyuma ukaza uvuga ko Puezero abahungu yo batarayikandagiramo. Ngira ngo abahazi barahazi, baba barimo baragenda babyumva rwose, baba barimo baragenda babyumva. N'abatazi rero nyine namwe mugomba kubyumva neza uko bihagaze, kuko niko biri. Ngira ngo murabizi ko hano ntabwo twebwe tujya duhimba amakuru cyangwa se ntabwo dukora amakuru, ubwo tubatangariza amakuru y'ibiba biri kuba cyangwa se yiba birimo bigenda bijya mbere. Uraza kwibaza rero tise aba basirikare baje ahangaha bari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo ni bonyine gusa? Si bo bonyine gusa, ahubwo biravuga ko Uburundi werutse kohereza n'abandi ndetse n'andi makamyo. Uburundi werutse kohereza andi makamyo rwose yarimo abasirikare ndetse n'ibikoresho byitezweho, cyangwa se gahunda ihari ari uko nabo bagomba kwinjira kuri front line cyangwa se ku mirongo imbere ku rugamba, bagatangira kabisa gufasha bagenzi babo basanzwe bari hano ku rugamba. Ni mu gihe FARDC ivuga ko irimo irakora ibi bikorwa byo gutegura kugaba ibindi bitero bikomeye cyane ku bintu by'umutwe wa 23 ku bice birimo Bukavu, kuko ngo barashaka gufunga cyangwa se kugarira iyi nzira ya Bukavu. Mu by'ukuri ngo kuko 23 irimo irayicishamo bimwe mu byo ikomeje kugenda isahura, birimo godoro yagombaga kwifashishwa mu bwubatsi bw'imihanda imwe n'imwe igenda ihuza uduce tumwe na tumwe, ndetse n'indi mihanda yendaga kuvugururwa. Ati rero mu gihe ibice ari byo bikomeje kugenda byifashishwa, ati turashaka gushyiraho ubwugarizi cyangwa se kugarira ibi bice kugira ngo duhagarike ibyo bikorwa. Niyo mpamvu rero FARDC mwumva yakomeje kugenda yongera imbaraga ndetse n'ubushobozi mu gushaka kurushaho gukogarura ndetse no kwisubiza imijyi ya Uvira. Ifatwa rero ry'umujyi wa Uvira ndetse Prito ryo ryamaze kuba ryashyirwaho akadomo. Ubu rero igisigaye nuko ugomba kumenya ko ifatwa rya Kamanyora ndetse na Bukavu ryamaze kuba ryatangazwa, ndetse nkubwiye Minembwe Centre, nkubwiye n'utundi duce mu by'ukuri twamaze kugera ku rutonde rw'ibice byamaze kwisubizwa. Ngira ngo ndabikubwiye ahangaha za Runingo, ahangaha za Mashuba, Kahwera. Iryo rero rikaba iterambere ridasanzwe riri gukorwa n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byagiye birushaho gufata indi ntera, ndetse abenshi bavuga bati nyamara izi drone
zaje hano ku mirongo y'imbere ku rugamba ziri kuvugwa zirimo gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zirimo ziratanga umusaruro cyangwa se zirimo ziraha ibyishimo abo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku byo bifuza kurusha uko byari bimeze mbere hose. Ngira ngo murabizi ko zirimo suko zarakoreshwaga ibifaru byo ku butaka, ariko ubu ngubu urugamba noneho rwimuriwe muri systeme y'ikoranabuhanga aho hacaho drone zifata amashusho ndetse n'izirasa. Ibyo zose kandi bikaba byaratanze umusaruro ugaragara kugeza kuri ubu ngubu. Ngira ngo murabizi ko drone M23 yuvuze drone bumva ibindi cyangwa se ni ikintu mu by'ukuri batari gushaka kongera kumva mu matwi yabo ndetse no kubona mu kirere cy'imirwano aho baba bahanganye n'iki gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko byanze bikunze FARDC ikavuga iti mugomba kubibona cyangwa se ni ikintu mugomba kubana nacyo mugahangana nacyo, kuko baravuga bati twebwe ntago dufite abasirikare bandi benshi bo gutakariza ku rugamba, ahubwo dufite gahunda yo kongera umubare w'izi drone. Mu gihe bavuga ko ari iziri Kinshasa, bavuga ko ari iziri Bujumbura, ati byanze bikunze rero drone zo ati ngira ngo muraza kuba mwazumva kabisa cyangwa se ni ibintu muza kuba mwabona. Ni ibintu muza kuba mwabona. Ngira ngo mubyumva ko FARDC iba ikomeje kugenda ikora akazi kayo mu myanya imwe n'imwe cyangwa se mu myanya igiye itandukanye. 23 rero ikaba ikomeje kugenda ivuga ko ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bari guhangana barimo ba mashinari cyangwa se abo bazwi nk'abacanshuro. Mu by'ukuri aba rero bakaba bavuga ko barimo barahangana nabo hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo ari abo bonyine gusa, hanavugwamo n'ingabo za Tanzania, hakavugwamo ingabo z'u Burundi. Mu by'ukuri rero ngo ibi bikaba bikomeje kugenda bituma 23 ari byo bituma ugenda utsindwa. Izi nyeshyamba ariko zikigamba ngo ko zishobora kuzagaragaza cyangwa se kuzatanga igisubizo mu by'ukuri kizatuma bakomeza kwigarurira ibi bice, dore ko izi nyeshyamba zidahwema kugaragaza ko mu by'ukuri ziteguye kugaragaza ndetse no gutanga ishusho ku baturage. Mu by'ukuri bavuga ko baharanira uburenganzira bw'abaturage, ariko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo muri urugamba bwagiye busobanura ndetse bwerekana ishusho ko mu by'ukuri nubwo 23 yabitangaza amakuru ameze gutya atari ko byifashe cyangwa se atari ko bihagaze. Ngira ngo murimo muragenda bubyumva rero. Aho ni muri Kivu y'Amajyepfo, bimwe mu bice bikomeje kugenda bigaragaramo imirwano kugeza uyu munsi. Bigaragara ko no muri Kivu y'Amajyaruguru hari ibice birimo byumvikanamo icyo twakwita nk'urugamba cyangwa se ibintu bimaze kugenda bihinduka. Urugero ni muri teritwari ya Walikale. Teritwari ya Walikale ibintu byakomeje kugenda bihinduka. Ikindi kandi nanone amakuru atugera akavuga ko muri Masisi na Rucuru naho bimeze uko, kugeza ubwo ku munsi w'ejo bavuga ko convoy ya M23 byabaye ngombwa ko itegwa igico. Iteguye igico rwose gikomeye cyane. Ariko inkuru yo kwishimira tukiraho muri Walikale, itumana rwose ryongeye kugaruka. Abakoresha icyitwa Vodacom kuri ubu bari kubyinira ku rukoma rwose, bavuga bati birashimishe kandi ni ikintu cyiza cyane kuba twongeye kuba twahamagarana, kuba twongeye kuba twavugana na bagenzi bacu, mu gihe bavuga bati ni ibintu byari maze iminsi byarangiritse, ikibazo cyarabayemo. Atariko urabona ko ibintu byongeye kuba byasubira ku murongo. Ntabwo ari muri Walikale honyine gusa, ahubwo muri Rucuru ndetse no muri Masisi hari abakoreshaga icyo bita Orange, hari abakoreshaga Airtel. Abangaba nabo bakavuga bati ibintu ubona ko byaje kongera gusubira ku murongo. Ati rero mu by'ukuri ni imwe mu nkuru zo kwishimira cyangwa se ni ikintu cyo kwishimira, kuko ubu serivisi zijyanye n'itumanaho zigiye kongera gukora. Abakoresha Airtel Money, Orange Money ndetse na M-Pesa, ati tugiye ibikorwa bigiye kongera kuba byakora.
ni umuyoboro wa telefoni wa Vodacom wongeye gukora mu duce dutandukanye twa teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'igihe kigera hafi ku kwezi wari warahagaze. Serivisi zongeye kuboneka mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki 17 Gashyantare 2026. Ibi byashimishije cyane abaturage kuko kuva mu gitondo cya kare bahise babona ko bashobora kongera guhamagara, kohereza ubutumwa ndetse no gukoresha serivisi za mobile money. Umuyoboro wongeye gukora cyane cyane mu duce dukikije Pinga, umuhanda wa Mubi Rosso, umuhanda wa Mofi Mungazi Kashebere. Ahanga system rwose yongeye gusubiraho, aho bita Ntoto Buhimba, umuhanda wa Itebero, Musenge, Hombo. Ahanga ibi byerekezo byose mu by'ukuri itumanaho ryongeye gusubiraho. Ubu ibintu bimeze neza cyane mu gihe umuyoboro wari waracitse, ubuzima bw'ubukungu n'umutekano byari byarahungabanye cyane cyane muri utwo duce. Abacuruzi, abahinzi n'inzego z'ibanze bahuye n'ibibazo bikomeye mu itumanaho, mu guhererekanya amafaranga ndetse no gutabaza mu bihe byihutirwa. Hari abaturage benshi byasabaga kugenda ibirometero byinshi, rimwe na rimwe banyura mu bice bishobora guteza umutekano muke kugira ngo babashe guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa. Kongera kuboneka k'umuyoboro byakiriwe nk'inkuru nziza cyane, abenshi bavuga ko bizabafasha gusubukura ibikorwa byabo by'ubukungu, kongera kuvugana n'imiryango yabo ndetse no kurushaho kwiyumva batekanye mu bihe bikomeje kuba bitoroshye kabisa. Ko kugeza uyu munsi umwe mu baturage ba Pinga yagize ati ubu noneho dushobora kongera gukora tudahangayitse, telefone yabaye ingenzi cyane mu buzima bwacu, cyangwa se ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Ati rero kuba byari byarahagaze mu by'ukuri byatezaga ibibazo. Mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu cya leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kugenzura imidugudu irimo Poezero, aho bita Arenge, aho bita Rwankuku, Rwitsankuku. Imidugudu iherereye hafi na Minembwe mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga, ikaba kugeza kuri ubu ngubu irimo iragenzurwa cyangwa se iri gukurikiranwa n'uruhande rwa rw'uruhande rwa FARDC nyuma yo kwamburwa uruhande rw'inyeshyamba, aho bari bamaze iminsi bagenzura. Rero kabisa ngira ngo mwumva ko FARDC ikomeje urugendo rwayo rwo kubohoza ibi bice. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kigaragaza ko cyiteguye gukomeza guhangana ndetse no kudahagarara muri uru rugendo rwo guhangana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ariko M23 nayo mu by'ukuri kugeza uyu munsi yakunze cyangwa se yaje gukomeza kugaragaza rwose ko izagerageza gukora ibikwiye igahangana mu by'ukuri. Ariko icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se icyo ugomba kuba wasobanukirwa kugeza kuri izi saha cyangwa se kugeza kuri uyu munota, nuko urugamba rugikomeje mu bice bimwe na bimwe hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse mu kuba urugamba rugikomeje bikaba bigaragaza cyangwa se byerekana ishusho n'isura y'uko hakikenewe intambwe nyinshi zigiye zitandukanye mu by'ukuri zo gutuma iki kibazo kibasha gukemuka. Bitabaye ibyo ngibyo turaza gukomeza kubona urugamba, ariko ngira ngo ibyo nakubwiye cyangwa se ibyo nabashe gusobanura wumvishe nuko ibi bice birimo umujyi wa Bukavu ndetse na Kamanyora byaje mu by'ukuri kuza ku mwanya wa mbere ku bice noneho byemejwe ifatwa ryabyo rigiye kuba ryakorwa na FARDC. Ubu ngubu amakuru avuga ko ingabo zidasanzwe harimo South Sudan ndetse nanone ngo baba bari gushyigikira umutwe wa 23, ariko ibi byagiye bivugwaho kenshi. Gusa kugeza uyu munsi ikibazwa ni amaherezo yabyo rero se azaba ayahe cyangwa se biraza kurangira gute. Ingabo z'u Burundi zo zikaba zivugwaho gukomeza kwitwara neza mu gihe uwo bita Joseph Kabila ngo yaje guhura n'uruva gusenya. Rero ubwo yavaga muri Angola, yavuye muri Angola amaze kuganira na Joao Lourenço, hanyuma niba ari we wamugiriye inama, uyu wahoze ari umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afatiye mbere yerekeza aho bita Addis Ababa muri Ethiopia ku nama ya 36 yarimo ihabera inama y'umuryango wa Afurika y'Unze Ubumwe. Kugira ngo bizi ko hano ari wari icyicaro gikuru, mu by'ukuri ni wari icyicaro gikuru
kabisa rwose niho hari icyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ngo uyu mukuru w'igihugu uyu wahoze ari umukuru w'igihugu yatekerezaga neza rwose ko ngo azabonerayo cyangwa se azabasha kuganira, mu by'ukuri azabasha kuba yaganira n'abarimo abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye bakamufasha, ariko ngo ntamenye ko bita Felix Tshisekedi Tshilombo yari yateguye gahunda ikomeye cyane yari irimo no kuba yagombaga no kuba yamuhitana, ariko ngo uko byaje kurangira cyangwa se uko byaje kugenda uyu nguyu yabashije kururokoka, ariko mu by'ukuri bakaba bavuga bati ni ubwoba bwinshi cyane, ubwoba ni bwose kuri we ndetse na bagenzi be barimo abo muri 23 nyine abo ngabo ba General Sultani Makenga. ngo araziri ishaka rishya yashinze yise mu by'ukuri Kongo nshya, ariko kugeza uyu munsi bakavuga bati ntabwo byumvikana uburyo ki umuntu ayobora igihugu nyuma akaza kugaragara mu bakirwanya.